Buri tariki 3 Kamena Kiliziya Gatolika yizihiza umunsi w'Abakristo Gatolika 22 bahowe Imana b'Abanya-Uganda bakaza no kugirwa abatagatifu. Bari mu Banyafurika benshi bishwe bazira kuyoboka abapadiri bera bari baturutse mu burengerazuba bw'isi baje kwigisha ijambo ry'Imana. Abo bahowe Imana bashyizwe mu gitabo cy'abatagatifu Kiliziya yiyambaza. Gusa ubwo bicwaga n'umwami Kabaka Mwanga wari utwaye igihugu cya Uganda hagati y'umwaka w'1885 n'1887 bari 45 kuko bari kumwe nabo mu idini rya Anglikani 23. Buri wa gatatu Kamena Abanya-Uganda bahurira ahitwa na Mugongo kuri Bazilika ya Mutagatifu Karoli Rwanga ahiciwe abagera kuri 26 batwitswe ari bazima harimo n'uwo wahitiriwe. Urugendo rw'aba 22 bagizwe abatagatifu rwatangiye ubwo Umufaransa Cardinal Charles L'Evangeli wari warashinze ihuriro ry'abamisiyoneri b'Abafaransa yageraga muri Afurika mu 1874. Cardinal L'Evangeli yageze mu bwami bw'Ubuganda mu 1879 ari kumwe na bagenzi b'10 bagiye mu bice bya Tanganyika, Kivu na Ituri. Nyuma y'uko ubusabe bwe bwemejwe na Papa Leo wa 13, ubwo bwami yabugezemo butwawe na Mutesa wa mbere Mukabya wa Rugembe Kayira. Icyo gihe Abanya-Uganda bari bafite ubwami bukomeye kandi ari bwo bukize muri Afurika yo hagati. Abamisiyoneri bahitamo kuhatangira kwigisha ivanjiri kugira ngo babone abayoboke. Umwami Mutesa ntiyakiriye neza abo bera bari bafite n'imikorere idasanzwe, ariko bamusabye ibiganiro aza kubemerera ko agiye kureba abo yakira hagati y'Abayisilamu, Kiliziya Gatolika n'Abaprotestant. Nyuma yaho gato Mutesa yisubiyeho maze mu rukiko rw'ibwami avuga ko nta myizerere n'imwe yemera kwakira. Amaze gutanga mu mwaka w'1884 yasimbuye n'umuhungu we Kabaka Mwanga wa kabiri wari mu kigero cy'imyaka 18 kuko yari akiri muto. Yabanje kwemera ibiganiro n'abazungu abana nabo, nyuma nawe aza kugenda banga atinya ko yazatakaza ubutegetsi kubera kuva ku myemerere gakondo. Muri Mutarama mu 1885 Kabaka Mwanga yafashe Abanya-Uganda batatu barimo Rugarama Joseph, Kakumba Mark na Serwanga Noah bari barayobotse ivanjiri abicurwa agashinyaguro asa n'utanga urugero. Mwanga yabakuyemo imbavu imibiri yabo arayitwika. Mu kwakira uwo mwaka ubwo musenyeri mushya wa Anglikani James Hannington yazaga mu Bugande yarafashwe arafungwa. Nyuma y'iminsi 8 we n'abari kumwe Mwanga ategeka ko bicwa. Joseph Mukasa wari umuhuza wa Mwanga n'abamisiyoneri yamushinje kwica Hannington atamuhaye uburyo bwo kwisobanura, nawo umwami ahita ategeka ko bamuca umutwe. Yishwe ku itariki 15 Ugushyingo mu 1885. Charles Rwanga wari warakiriye ivanjiri ku munsi w'urupfu rwa Joseph Mukasa we n'abandi bari barakiriye agakiza bagiye aho abapadiri babaga maze barabatizwa. Mu ibanga rikomeye Padiri Simeon Lordre yarababatije barimo na Mutagatifu Kizito wari ufite imyaka 14 y'amavuko. Karoli Rwanga yakoze ibikorwa bitandukanye birimo no kurwanirira abagore bafatwaga ku ngufu n'umwami Mwanga, ubwo ingoro yafatwaga n'inkongi y'umuriro hanyuma akajya kuba ku nkombe y'ikiyaga cya Victoria. Ku ya 26 Gicurasi mu 1886 abenshi mu bashinjwaga kuva kuri gakondo y'Abanya-Uganda bagejejwe mu rukiko, ari naho urugendo rwabo rwo kuba batagatifu rwatangiriye kuko benshi batinyutse bagahamiriza imbere y'umwami ko bazaguma ku Bukristo kugeza gupfa kwabo. Umwami yahise ategeka ko bajyanwa gufungirwa na Mugongo. Abajyanywe bari abayoboke ba Kiliziya Gatolika 16 n'Abanglikani 10. Bakoze urugendo rwa kilometero zirenga 10 bajyanwa baziritswe iminyururu n'imigozi. Mu rugendo rutoroshye rusezera ku isi bagiye baririmba ari nako baherekejwe n'isengesho. Ku itariki 3 Kanama mu 1886 Karoli Rwanga wari waragiye ku ruhande rw'abazungu hamwe nabo bari bari kumwe ina Mugongo. Umwami yategetse ko bicwa babanje gutwika ari bazima. Mu magambo yavuze arimo gupfa, Mutagatifu Karoli Rwanga yagize ati, muri kuntwika ariko mumeze nk'abari kumenaho amazi. Kizito wagiye gupfa yasezeye agira ati, murabeho nshuti turi mu nzira yacu. Byasaga naho yari matera imbaraga ababonaga batwikwa ngo batazacika intego zabo zo gukorera Imana zitaragirwa. Wishwe bwa nyuma muri abo Banya-Uganda bahawe Imana ni Jean Marie Muzeyi waciwe umutwe
ku itariki 27 Mutarama mu 1887. Mu 1920 Papa Benedicto wa 15 yabashyize ku rwego rw'abahire. Wa 18 Ukwakira mu 1964 Papa Paul wa 16 abashyira mu gitabo cy'abatagatifu. Kuva icyo gihe buri tariki 3 Kanama Kiliziya Gatolika yizihiza umunsi w'abatagatifu bahowe Imana b'Abanyayuganda. Ngiyo inzira y'Abanyayuganda bishwe bahowe Imana twagarutse muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, kanda like, usige comment, ukore na share, tujya tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.